Morning, love. Neza. Good morning. Wamse neza. Umva nakangutse ndakubura ku buriri. Mukuzi. Si bisanzwe nubyuka n'ubundi nginagiye. Ndabizi nyine tu uko si umunsi kwa weekend. Okay. Buretse kumfata gatoya. Icyo kibazo. Mbwira ibintu utari kunyegera cyane. Tuganire nyine ariko niba umpaye gahenge. Ndabax nta n'ubwo ushaka kureba uko ndi mu kazi. Nyine ndimo ndabibona ariko se nawe ujye umenya ko rega natwe tuba dukeneye umwanya tukaganira. Stress ziba zabaye nyinshi, umuntu aba ari busy yiruka imihanda agaruka. Nyine ndabyumva ariko natwe tuba dukeneye umwanya. Ngo reba igihe cyose tudakora urukundo. Kandi ibyo byose ni ibintu bikeneye urukundo rwacu. Mbwiza ukuri ko aricyo kintu wumva ushaka cya hafi. Narakubwiye tuzabikora twisanzure twishime ariko ntabwo ari kano kanya. But when? Okay. Urabizi ko buri kwezi hari bills ziba zidukeneye. Tuba dukeneye kwishyura landlord. Ntabwo turabona ahantu twicara nibura tuvuga ngo turaryamye dushyize umusaya hasi. Turatuje nta muntu duhagaze hejuru. Ibyo ndabizi ariko ntabwo ari ubwitwazo bw'uko twaguma gutyo nyine gusa. Ikindi wibuke ko kano kanya ni njye nyine providing bino rugo. Nijye uri kwishyura izo bills zose. Nyine ndabizi. Ngomba gukora biri extra. Ukora umwanya wanjye ukora umwanya wawe. Nyine ndabizi ariko se uko mbere bitari uko byari bimeze. Okay fine. Stress ziba zabaye nyinshi. Ntabwo naza ngo mbikemure neza. Kuri nyungu no I miss you now. I miss you so much. That's new. Reka tugerageze ushyire mu cyumba rimwe ryonyine sibyo? Kami! Wampaye gahenge. Ntabwo ubona ko ni mu kazi hano. Company yanjye igiye guhomba bagiye kuyifunga. Wanijye ukazumbwira ibintu byose. Nzakora iki kugira ngo numve basi? Kuki buryo ubushaka mvuga birenze kabiri? Wowe ntabwo wareba sose iranga wanyize ngo bikemure. Fasha utekereze kabiri. Oh my god, this wife. Siko ntabwo kwihangana umuntu abanza koga. Bebe. Yes. Tuzajya Gisenyi ariko ntago ahantu ntaramenya ngo ni surprise n'aba bashuti. Yego. Okay. Tuzamara iminsi 3. 3? Nta kibazo. Ya, aruno muzajyana se? Okay. Ahubwo nanjye wabwire banshyire muri groupe tuzajyana. Mfite umwanya muri weekend yose. What? Kuko n'uwo wahindutse ku maso. What? Asundi da urankunda? Mukiganza chiwe Kamu Intiza gusa Binezeza umutima
Umuntu si ibikapu bijyanye he? Biziko mfite safari. Safari ntumbweshe. Ntabyo nigeze mubwira. Shani bara bimbwiye rero nta nibyo nibuka kuko ningeneye gucyuka byo gutegurira. Ariko n'ubundi nta kintu kimwe ujya witaho cyane. Wowe wita ku bintu byawe gusa nta kindi. Wirirwa ushushanyaho nta kindi kintu watekereza. Kuvuga ni ikikoko. Okay, ndakwizeye uzasigara n'ibintu byose bitunganya neza. Iminsi 3 ntabwo ari ibintu byinshi cyane wenda icyo. Akiyo minsi 3 urimo uravuga ubutwe ko ari ubwo birthday yanjye izaba. Hari ikibazo kirimo se? Twanayisembura ngarutse. Garutse kandi. Nta kintu kirimo cyo kwangirika kamera. Uretse ko icyo ushaka kumva birthday yawe ariyo yajya imbere kuruta akazi. Okay. Ndakohereza amafaranga 15 ndakeka byose bizavamo bizabitunganya. 15? Yeah, sure. 15. Simba gukora ndetse. 15 ngiye kumara icyumweru n'undi wese. Amafaranga angana gutya yohereza umukobwa. Chudesi. Chudesi. Mas não, vai ele roubando pra falar. Ariko urabizi ko ngukunda. Really? Yeah. Urankunda ukaba uri guscrollinga ex wawe. Urara amajoro murota uvuga ngo ngo ariya yabaye ariya muri uru rugo. He? Asundi hamubaza. Undi umfata ute? Ariko sinzi impamvu warakaye gutya. Kubera ko ngiye niba ari ukugukunda urabizi ndagukunda. Turicanye uri guscrollinga ex wawe twicaranye hano. Ubwo se ubushatse nko kunyereka nk'iki. Ndikubwira byose nta kibazo, gisenye nta kibazo, iminsi 3 nta kibazo. Come on. Ako kundi bisa nkaho waje kunduhukiraho. Sibyo? Kuko uriya mukobwa ntago ubushaka nko kumurakaza tu nta kuko ntago mwatandukanye. Uracyamukunda ariko ubugira ngo umurakaze. Nje se ariko uko ukeka ibintu ntago ari ko biri. Urabona uko uri kukeka ibintu nyine ntago ari ko bimeze. Siko bimeze. Yego. Siko bimeze se gute mu buye buryo? Ngewe ntago nakubwira ngo ndagukunda kandi nkubeshye. Uri guscrollinga nyine uwe ex wawe mu buye buryo byagenze bite? Nicaye hano ngende stati. Ego. Okay baby, basi I'm sorry. Sorry for what? For nothing too. Amafoto yenda aza kuyasiba muri phone yanjye ntago nibonye. Akubundi aba tipe mudufata gute? Ubu nirirwa buri mwaka buri kimwe cyose nge siko nta ex isa ngeyo ngira. Nta ex ngewe ngira ndakubaza. Baby urabafite wenda. Wenda ntabyuzi. Wenda vuga ndabafite ntago ari wenda. Okay urabafite basi. Ariko gerageza utuze niba turi kumwe. Umva ngubwire. Ntukanabeshe n'umuntu. Celine? Wakate Adia.
Are you willing to help or not? No. You can fix this. Okay. Muri bande ko tutabamenye. Nitwa Judy. Nkaba Ni secrétaire y'utujyanye safari. No, has no bag wibishyize mu modoka ndaje tugenda hakizo. Okay. ntacyo wowe anytime igihe cyose wabonera umwanya umbwire tuganire ntacyo cyangwa se unsange mu rugo ko mfite nk'iminsi nk'itatu. It's okay, it's okay. Ntacyo ndaza ndakuvugisha cyangwa se nubona ntinze nawe umpamagare. Oh, bibi uragarutse mu karibu. Akusubiye he? Ari ikintu nshaka wese. Ese urabona kunsiga ngiye nyine hano hari icyo byakumarira koko? Wamagarire se umuntu arasoma mbi kumwe. Basi gerageza unyumve. Ndakumva. Iyo kuba nakubwiye kuriya nkatinda kukubwira ko ngukunda ubimbajije kuriya nuko nanjye mba ntunguwe rega. Mba ntunguwe no kumva umbajije ngo ndagukunda kandi wagombye kubizi ko ngukunda. Ako ubundi uzi iki ku rukundo? Uzi urukundo icyo ari cyo? Urukundo uvuga se ni ruriya ndi kubwira ngo nzasukana n'abahungu ku Gisenyi ukambwira ngo nta kibazo. Yego urwo rego rukundo. Ariko bibi urabizi wambwiye ko uzasohokana n'inshuti zawe ntago nari kukubuza. Ikindi kandi nanjye nakubwiye ngo tuzajyana. Nemeye ko tuzajyana nanjye se nyine nkabaherekeza tukajyana sheri. Please, basi gerageza unyumve. Nenze ibyo bintu twabirenze njye nawe. Ibi nubundi twarabirenze ubu ngubu ni inkuru y'urukundo rwanjye nawe ninjye nawe tugomba kuyubaka nawe ugomba kuyizamo. Iyo screen se wabanje ukayihindura se niyo screen yawe. Nima abakobwa. Bibi, ibi akundi dugaye. Ninjye wagize igicucu ngira injiji muri bake. Wowe ufite screen y'umukobwa muri telefone yawe. Njyewe ni rwano ndi robot stati mwizirikaho muri kiego. Ariko ngenda basi ni telefone mbwiranye guhuyijyana urebe ko hari umuntu ujye umpamagara cyangwa se. Yesanye telefone nawe se. It's okay kuba nabona narebaga ifoto nta kantu nawe gashobora kukubaho gasanzwe ntago wampora iryo kosa ngo itugende usige gutya. Nzamubwira sibyo nundi munsi. Nundi rero turasezerana njye nawe. Ufite uburenganzira bwo gukunda ushaka sibyo? Ariko nkunda wowe. Kozi kwangiza igicucu. Sinzi impamvu uri murambwira ngo nakugize igicucu ngo nabigenje gute nta kantu gato yabaye. Ubundi mukobwa muri kurya njye nta wundi mutipe dukundana se. Ntago wamubura ndabizi. Sawa rero. Babe. Babe.